kuko twari twabamenyesheje, twari dutegereje umushitsi yashitse, kuko mubibona arakeye ameze neza cyane. Revera, tuguhaye karibu cyane iwacu i Burundi. Murakoze cyane. Akurumva umeze gute kuba cyane Burundi, hameze gute? Burundi hameze neza cyane, nishimye, namaze kuhagera mbona abavandimwe nari nkumbuye ndetse na bene data muri Kristo Yesu. Numvishe mu by'ukuri bintungura kubabona, numvishe binteye byishimo byinshi, nari mbakumbuye. Asante. Jewe kuva ngeze mu Burundi ni rya mbere kuhagera hano i Burundi cyangwa wari usanzwe kuhagera? Nsanzwe mpagera, iyi ni nk'inshuro hafi ya 3 ya 4 gutya nza hano mu Burundi. Ndibaza ko wasanze mbere siko hakimeze, niki cyahindutse ubu nyine kuba wahageze uyu munsi? Ndabona hameze neza cyane, harasa neza, ndabona batwakiriye neza rwose nta kibazo. Uhaguruka hariya i Kigali harakanye, hari imbeho nyinshi, ariko hano hari icuye. Nta kintu uri kumva cyahindutse, ikirere, umuyaga? Ndabona ikirere gihari ni cyiza, kirashushe, nta kibazo rwose. Ndabona ni wacu ikirimo ubu ngubu ni hari, ndumva nta kibazo na kimwe nagize. Asante cyane. No vuga ko tugahaye kaze cyane Burundi na ahantu heza haba abanyagitaramo wasanzwe bakurikirana, na ahantu heza cyane. Kuba waje hano benshi barabyibazaho, hari ababonye afishe n'abatabonye afishe babona video, ariko se abakubona cyangwa se tukubona waje kumaki i Burundi? Naje i Burundi hano mu ivugabutumwa, naje mu giterane natumiwe na ministeri yitwa Adonai, kizabera hariya muri Gerizo, kiratangira uyu munsi kuwa 4 kugeza ku cyumweru, tuzajya dutangira bisa 10 z'umugoroba. Adonai International Ministries ni irahantu henshi cyane. Kuba baraguhisemo cyangwa se kuba barakubwiye ngo uraza kubwiriza, wabyakiriye gute? Njyewe nabyakiriye neza, kuko mu nshingano cyangwa mu byo duhagurukira nk'abavuga butumwa, aho bagomba kugutumira hose ugomba kuhajya, kubera ko ari kwamamaza ubutumwa bw'Imana, ari inkuru nziza y'Imana tuba twamamaza. Murakoze cyane Reve. Ikindi kibazo tugana ku musozo, kuko dufite umwanya munini tufite mu ikanisa kubera ko amasaha yagiye. Icyo twakubaza, intego y'igiterane cyangwa se topic ni yihe, abantu bitegeke muri kino giterane? Intego baduhaye y'igiterane iravuga ngo kuramya kunesha, dusanga mu ngoma aho Yehoshafati yari afite urugamba rwari mukomera, ariko Imana ikamubwira ngo nahumure, iraza kurwana, hanyuma iza kumuha uburyo urugamba ruza kugendera, amubwira ngo ashira abaririmbyi imbere, ngo batangiye kuramya no guhimbaza Imana iza gutsinda abanzi, Yehoshafati ahabwa intsinzi. Asante cyane, tugaye kaze. Abandi baraza gukurikirana video kuri Adonai International Ministries iraca live, cyangwa se kuri Gerizo niho duhurira abari kure. Abari hafi nabo baze badusange kuri Gerizo des Amis. Twatumira abantu cyangwa se abari mu Rwanda, wababwira iki muri cyo giterane, cyo bazakuramo, cyangwa se abari kure bitegeke? Bari hano mu Burundi rwose abafite umwanya muzaze dutaramane, twishimanane, kuko iyo duteraniye hamwe mu by'ukuri turasanya, ndetse bituma abantu bagenda bagira imbaraga nyinshi. Ahari intege nke za mugenzi wawe, aho abera b'Imana bahuriye hakongerera imbaraga. Kindi kandi abari i Kigali rwose ndabizi ko turi kumwe n'itorero rya Betami hamwe n'umushumba wanjye mukuru Bishop, ndetse n'abakristo, ndabizi ko badutegera kenshi, badukurikirana. Rero n'abandi benshi inshuti zacu zidukunda, muzakomeze kudusabira kugira ngo ubutumwa tugiye gutanga Imana izabashe kubugeza ku ntego icyo yagambiriye. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha, kandi turabishimiye, dukomeje kubweza karibu i Burundi. Asante. Yego. Inga. None ntakuru kopongeza mingi. Turayongezamo. Motor uku. Iminota yabaye mike. Ntakuru bapatse mutwongere mu minota. Badukurikirana aho baherereye mwese, tubanje kubasuhuza. Ko mutubona ku screen yanyu, ku matelefone cyangwa se ku mateleviziyo, turabasuhuje. Murabona imbere ko hariho abagabo, abasore b'abakobwa baraberewe, ariko twajanga ku kigwa cy'indege Mercure Ndadaye
ni Burundi. Twabonye ikibuga cy'indege turi kumwe na perezida ahangaha waje ubashorenda cyangwa se umukuru, reka atubwire impamvu bari hano. Muri hano kubera iki perezida? Banita ku mazina yanjye banyita Fatiro Patrick, kaba ndi perezida wa Ministeri ya Adonai. Twaje ku kibuga cy'indege gutega umukozi w'Imana Revera Pasteur Kanziga Beatrice kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Muri hano kubera gutega umukozi w'Imana Pastor Kanziga, mwavuze ko mwitwa Adonai Ministries. Adonai Ministries ku batazi, abakecuru batize cyangwa se abandi bapapa batize, usobanura Adonai bisobanura. Bateguye igiterane, hari ababonye amafishe n'abatabonye amafishe. Afishe yanyu intego y'igiterane cyangwa se topic cyangwa se teme ivuga iki? Dufite teme iri mu ngoma za kabiri, naho ngaho niyo tuzotangirira, hanyuma niyo teme dufite. Umwihariko w'iyo teme twayise ngo nukuramya kunesha. Hanyuma igiterane dufite kizabera ku itorero Gezo des Âmes. Turi kumwe n'abavandimwe batandukanye dukorana umurimo w'Imana no mu gisagara ca Bujumbura, amaministeri, amakorari ndetse n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Turabatumira nka Ministeri ya Adonai kuzaza kubana natwe, tukifatikanya guhera uyu munsi ukageza ku cyumweru ku mugoroba, tuzaba turi kumwe namwe. Okay, murakoze cyane. Ubundi abatumiwe cyane kuko turabona wabuze imbere cyane ndi Pasteur Kanziga. Ese nta wundi mutumwe uvuye mu gihugu duturanye ahangaha Kongo cyangwa se u Rwanda, umuririmbyi cyangwa muri Kenya cyangwa se hanze, koze ko muri banini cyane Adonai tabo mwatumiye? Twatumiye abaha mu gisagara ca Bujumbura, niwe turi kumwe nabo benshi imigwi itandukanye ya mu gisagara ca Bujumbura, niyo tubararikira kuzaza kumva Imana mu giterane twise kuramya kunesha. Kubera iki mwahise gutumira Pastor Kanziga kandi hari abavuga ubutumwa benshi cyane, kubera iki mwahise mu Kanziga? Nabona abakozi b'Imana bagabura ijambo ry'Imana neza, ariko twagize umwihariko wo gutumira umuvandimwe Revera Pasteur Kanziga kubera ko twahisemwo inyigisho ziwe, twumva hari icyo dusangiza natwe muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru. Okay, mwahisemo neza cyane. Teme yanyu mwahise ngo kuramya kunesha. Kuramya kunesha cyangwa se igiterane cyanyu uretse ijambo ry'Imana nta bindi bintu mwateguyemo? Ni igiterane kizaba kirimo indirimbo nyinshi cyane n'ijambo ry'Imana ryinshi ndetse no guhimbaza, ariko twise kuramya kunesha. Murakoze cyane. Hari abari kure cyangwa se arabadutumye baratubaza ngo ese igiterane cyanyu, kuko hari bamwe batazahaba kubera ko bari mu bihugu bitandukanye, nihe bakurikirana igiterane cyanyu aho kizoca live amacano, nimba ari kuri channel yanyu cyangwa se nimba ahandi mwateguye? Dufite channel kizaba cagicaho, dufite channel ya Ministeri ya Adonai, muzandika ngo Adonai International Ministries, muzahita muyibona, niyo kizoba cagica, cyangwe kuri channel ya itorero Gezo des Âmes. Icyo twabasaba abari kure mugende mukurikirana igiterane kuri Adonai Ministries International cyangwa se kuri Gezo des Âmes, kandi subscribe mukomeze mwashigikire kuko no kuva mu bwiza bijira mu bundi. Aha turi kumwe n'abashiki bacu barasa neza, murabona igiterane kimeze neza cyane by'ukuri, ni umugisha kuhaba. Uri kure nawe turagusaba gukurikirana icyo giterane, kandi abari hano Bujumbura cyane ndetse n'abari mu interieur za Bujumbura muze kugira ngo dushikire abavandimwe. Turabakunda inshuti zacu, Uwiteka akomeze abagure n'ahataraha muzahagera kubera Imana. Murakoze, murampeza amazi umuhogo wunyu. Hanyuma uvugishe Pasteur se umwana ngo hariya ugenda umusabe interview uri umugabo ngo bavandi gende gamumva ibitagenda.